uretse mbikwereka murashaka kujya muri detaye mu biki wose ugiye kutwereka barwanye ngiye kubikwereka video se oho ariko hari ahandi byabaye hari ahandi byabaye muri Nyabihu mu murenge nuko nawe uyibutsa abantu badukurikiye bamfashe bawunyibutse muri Nyabihu andika ngo gitifu w'umurenge Nyabihu bamwirukanye iyo nkuru uyibone urabita umenye uwo murenge ari uwaye icyo gihe bamwiwe igitifu we yari afite umushoferi sibyo gitifu yari umugitifu w'umugore afite umushoferi noneho umushoferi yari yarigize kaganga umushoferi wa gitifu yari yarabiciye noneho yabavuye gutwara gitifu aho banyuraga hose no kugenzura inzu zitubatse no kugenzura tujagari no kugenzura abana bataye amashuri shoferi nawe yahitaga nawe asubiramo nawe akajya gucakaza yangu ni gapi yangu ni nawe yari yarabaye kibamba ku buryo hari naho umushoferi wa gitifu umushoferi wa gitifu none umunsi umwe reka none uwo munsi umwe ngo babe bari kumwe na gitifu urumva bari guca ahantu bari gufata kamwe baragasoma barangije shoferi afata gitifu aramucyura mu rugo amucyuye mu rugo aragaruka agarutse arongera arakomeza aragasoma urumva noneho ubwo ari kumwe n'imodoka y'akazi y'imodoka iyo nkuru igeza y'imodoka ntabizi aho ngaho birahagera iby'imodoka simbimenye hanyuma ahubwo agarutse nibwo baje kusanga amasaha yo gufunga utubari yageze ni muri Jomba ahakoze ni muri Jomba uwo mu gitifu agomba kuba yaritwaga Mugabekazi Donatille n'uwo noneho bati wowe kuri mu kabari mu masaha yarenze hato yata ariko abahamagaye nyirabuja habahaje we rero akihagera ngo nyirabuja ngo ntabwo yatekereje kabiri yahise urushyi rw'ingurutsi pya ku nzego komanda barabacika komanda wa polisi ku murenge ako ni inkuru zabivuze oya da kandi ni inkuru nyine yafunzwe akekwaho icyaha cyo gukubita no kugirira urugomo abashinzwe umutekano mu nzego za leta nari ndimo gushaka umunyamakuru w'icyo kinyamakuru ni ikihe ikinyamakuru cyabyanditse cyitwa Rwanda 24 ni kofi yitwa kofi Rwanda News 24 yitwa kofi nshimiye Imana irindi ntabwo nikibutsa ariko ni inshuti ya BN ibyaha rero yakekwagaho uwo n'ubundi Murangira Dr Murangira yarabihamije avuga ko uyu Mugabekazi yari yakoze iki cyaha ku ya gatandatu akaba yarafashwe koko nyine yasagarariye yarwanyije inzego uruva yarahageze ngo nta no kubaza heti uramburiza umushoferi gukubita no kugirira urugomo Didier we abashinzwe umutekano weka urumva rero nahangaha ni muri Rwamagana harya reka ni muri Rwamagana muri Rwamagana umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nzige reba wa munyamakuru uri kuri Surusa ariko uwita Ramadhan Didi Ramadhan wa wundi yatuvugana afite ikinyamakuru cyitwa Indorerwamo niwe wanditse inkuru aravuga ati gitifu w'umurenge wa Nzige mu karere ka Rwamagana yanyoye byeri mu ijoro ryo kwa gatandatu nuko hazihagiye arwana na komanda wa polisi ya Nzige muri ako kanya gitifu yahise afatwa ajyanwa gufungwa yego bikaba bivugwa ko ngo ubu yaba yegujwe ku mirimo ye yego amakuru rero akavuga ko gitifu yagiye akanywa akabyeri kamara kumugeramo ngo sinzi ibyo komanda yamubwira tumva nkubwire rero wowe jya ubyitondamo ari ndubwira undi gitifu abwira komanda jya ugenda gake ntukaze hano uzana ibintu by'igitutu no gushaka kubuza abantu kumira akantu ngo kabagere ku muhogo nyamara hano si muri Rwamagana iyo ni verisiyo imwe ikinyamakuru igihe cyo cyanditse ko akabari gitifu ari kunyweramo ubundi ntacyo polisi yajyaga kuhashaka ahubwo ngo yaje gufunga kandi kabari kari karengeje amasaha kegeranye n'ako gitifu yari kunyweramo yego urumva gitifu ubanza kwa kundi abantu bafite utubari iyo utubari dutewe niyo umuntu yaba afite amakosa abanza gusaza imigeri akavuga ati harya ninde wandengera nyirako rero ubanza yaranyuze ruhinga nyuma abaza gitifu ati sinakubonye kwa runakara ati niba uri hafi waje ukamvuganira gitifu rero arasohoka ari kubaza inzego zishinzwe umutekano ati harya ubundi mwebwe mwoherejwe nande ninde wababwiye ngo aha ni ku muvandimwe Mutahi
rirugezura hano rirugezura hano harya muhozi n'undi wita babafuni hari akavido bigeze gufata umusirikare ariko atari uwo mu Rwanda bamufata yahaze suruduwi yahaze icupa afatwa n'abapolisi kuko yari yanze kwishyura abapolisi baraza baramufata uwo musirikare afata telefone ahamagara komanda w'abo bapolisi aramubwira ngo bwira imiterere yawe itahe imiterere bwira abavangaha ariko abivugaga muri iryo jwi bavugaga mu ryo gusinda uyu rero amakuru ngo yizewe yageze ku gihe yemeza ko mu mpera z'icyumweru gishize nta nubwo ari iby'ejo cyangwa urumva byabaye nko kuwa gatanu bijya kumenyekana hashize igihe uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yafatiwe mu kabari yasinze aza kugirana ubwumvikane bukeya abo babyubashye bari kubyoroshya ubwumvikane bukeya n'abo mu nzego z'umutekano uwaduhaye amakuru avuga ko kuwa gatandatu nijoro inzego z'umutekano zagiye gufunga akabari we yari ari kunywera mu kandi kabari byegeranye ari nako yasindiyemo nuko arasohoka aserera n'abo bashinzwe umutekano abaturage baza guhurura urumva kandi bo bari bategereje ko uyu muyobozi ari we uba intangarugero ashobora kuza akavuga ati ego habayeho akabazo ariko ubundi umuyobozi wa nyawe umenye neza yuko hari ugiye gufatirwa mu cyuho wasinze ubundi umuyobozi wa nyawe aranyerera ntunahamubone buretse Ramadani we karame ramba murambe mukomere murakomeye rero yego niko ejo ikinyamakuru indorerwamo ngo cyateye imboni muri Nzige ariko gisanga gitifu ari gukubita mugenzi we yego gitifu biravugwa birumvikana ko gitifu habayeho ubushyamirane yego habayeho ubushyamirane ngire ngo bwaturutse ku kuba yarakoresheje navuga yuko nk'inzoga cyangwa se ibisindisha yego mu kabari kari kari aho ngaho hirya kandi kegeranye n'akandi kaberemo urusaku cyangwa se kaberemo akavuyo mbere y'uko atabwa muri yombi akajya gufungwa rwa ngo gitifu nk'iyo waganiriye n'abaturage baho bakurikiranye cyangwa se bari bahari ibyo ngibyo biba bakubwira ko gitifu yari asanzwe n'ubundi hari uburyo ki nka nyuma y'akazi cyangwa se yewe no mu kazi asomaho gatoya ku gacupa ariko ubwo byo noneho bikaba bitari byakarengereye cyane ariko ubwo noneho wa mugani ni nka bya bindi nanone iyo iminsi igeze umuntu aba atapfa kuvuga ngo arasimbutse cyangwa se ngo arirengagijwe ubwo rero byabayeho gutyo uwo mugoroba wose ashyamirana n'abashinzwe inzego z'umutekano muri uko gushyamirana ngo igipfunsi cyaravuze niko bari bahari batubwiye cyangwa se baduhaye amakuru yego mu rwego rwo gucubya rero umutekano birumvikana gitifu abwira abashinzwe umutekano komanda wa Nzige ati nijye uyobora ahangaha kwanza ntabwo mwakabaye muza no kugira ngo umuntu afunge ibikorwa byanga mutambwe ngo mumenyeshe hagarukwaho ibintu byinshi byo guterana amagambo ndakavuga ati ariko turi kugenzura umutekano urusaku rwabangamiye abaturage nyiri kabari urumva rero habaho ubwo bushyamirane aribwo bwaje kuvamo nyine ko gitifu ngira ngo amakuru avuga yuko ngo yakubiswe muri uko gukubitwa ariko noneho gitifu nawe akubitwa se gitifu yego ni ukuvuga ngo muri uko kugerageza gufunga cyangwa se izo mvuru kuzihosha yaritambitse noneho ni uko bivugwa ko ngo habayemo nyine gushyamirana ko gufatana abari bahari mu baturage niko babyemeje babivuga mu by'ukuri rero ntabwo ari gitifu wakubise komanda ngira ngo ibifatika cyangwa se ibihari bifatika habayemo mu by'ukuri ko urwego rumwe ku rundi batumvikana muri uko kutumvikana nka komanda uri mu kazi agira ngo umutekano uboneke na gitifu ushaka kwitambika kugira ngo ye gusuzugurwa nka gitifu bimenyekane ko ahari abafana baraho ngaho abaturage barimo barasakuza bati gitifu wacu yego kandi hari nijoro abaturage se bari bavuye muri iryo joro Jonathan yongere ngo mu kabari urabizi
bari kuza kugafunga katarimo bamwe ubwabo bahinduka abafana yego nabo bahinduka abafana rero wenda wasanga ari nawe wari uri gusengera nawe ubwe yari arimo ko ngira ngo bivuga ko yari ari hirya yego yari ari mu kandi kabari ko yari ari hirya nuko rero uko kuba yari hirya kandi kabari ariko ako kabari kabereyemo izo mvururu ngo yari asanzwe afitanye umubano na nyirako kabari cyangwa se agakingira ikibaba ngo ari ukuntu baziranye rero niko kuza bamuhuruje cyangwa se kumva yuko ngo barimo gukingisha inzego z'umutekano ziri gukingisha ku kabari kari aho ngaho byegeranye niko guhita rero aza aritambika atari ko se komanda k'inzego zuzuzanya ubuyobozi bukaba bukorana mwe muraza gukingisha muri fasi mu ifasi mutanambwe ngo munamenyeshe niko rero guhita havamo ubushyamirane komanda akavuga atari ko twe turi mu nshingano zigendanye no kurengera umutekano n'ibindi byose byakomoka ku rusaku abaturage bakabangamirwa ntibasinzire undi rero bakomeza gutyo guterana amagambo ntekereza ko muri uko guterana amagambo burya uzarebe iyo harimo guterana amagambo urwego rumwe rwiyumva n'urundi rwiyumva ntihaburamo mbene nk'ibyo byose iyo hivanzemo n'agasembura noneho ubu se gitifu wanzige arahagana gitifu wanzige ngire ngo ubwo yari amaze gusa naho habaye ibyo ngibyo by'akavuyo yego yakoreshejwe muri gereza yatawe muri yombi cyangwa se yarafashwe mu rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri yari yabaye ibyatsi mbere na mbere yego cyangwa se yari yasinze bigaragarira buri wese rero nk'inzego nta kindi zagombaga gukora mu rwego rwo guhosha umwuka utameze neza wari umaze kubaho ngaho baramufashe gatoya nko kumutwara bamushyiraho gato muri gereza baramufunga ariko noneho nabyo bitamazemo umwanya nyuma y'uko yanditse ibaruwa avuga ati njyewe nseze kuri izi nshingano zanjye ku giti cyanjye ngiye kwita ku muryango yego ndamadara urakoze cyane reka tugushimire mu kinyamakuru indorerwamo murakoze cyane Jonathan kandi namwe murambe rwose yego amahoro yego gitifu yagiye kwita ku bantu yagiye gufata inshingano zabo mu muryango n'ubundi niko yanditse ati mukotinge neza ntaza kumuvugira ibyo atanga nyuma y'izo saga yagiye kwita ku nshingano z'urugo ariko yabanje no kuba umuyobozi ushinzwe imiyoborere myiza mu karere iyo ni demotion rero kumumanura mu noneho ahava ajya kuba umunyamabanga nshingwabikorwa mu mirenge itandukanye ntabwo ari uwa mbere yari ayoboye urumva bari bamukoresha urumva ko afite confidence umuntu wabaye ku karere noneho numugeza ku murenge urashaka kuhamusuzugurira hajemo akantu k'ukuntu abagitifu ahantu bayobora niba asanzwe anywa ku gacupa kameme yinjiye mu kabari aba ari gitifu si byo se hari udufaveri rero baba bagirirana ntabwo gitifu ashobora kunywa byageraho ikofi yigarukira akavuga ati ariko ndi gitifu ubu gitifu bwo burakomeza naho ikofi yanjye igarukira nyirakabari nawe ashobora kutabigiraho ikibazo kuko nawe azi ko amasaha gitifu n'aba ari kunywera muri ako kabari nta muntu waza kumufungira yabonye umutekano none uje kumufungira gitifu baramuhamagara bati ko usanzwe twitanaho ko twitaho aba bantu bamfungire birangira gitifu aho ngaho bari baje gufunga ntabwo ariho gitifu yari ari kunywera ku kandi kabari begeranye araza ati none se ko muri kumvogerera mu bwatsi kandi ubwo urumva nyine hari igihe itoranwa ry'amagambo iyo washyizemo umusemburo riba ritizewe hari igihe ushobora gutoranya amagambo nabi wayabwira umuntu wambaye iniforume ufite n'ibiturika watoranyije amagambo nabi tujye tubyibuka bari abapapa bari mu mbeho y'ijoro arimo gushaka umutekano w'abaturage wowe ukamuzanamo umuteto no gutoranya amagambo nabi no kumuhumekera ibintu bitameze neza hari n'igihe hano kuri polisi bigeze kubitubwira sibyo hari n'igihe n'urugero komanda wa polisi aza ari nk'abantu bamuhamagaye yego bakubwira batariki aka kabari karahagahura katubuza kwiryamira bite byako
nta muntu ujya ukavugaho n'urugero gitifu nikanyweramo yego sibyo hari n'igihe komanda nawe aza ahamagawe na dipisi urumva ukuntu yaferi ikomera hari igihe komanda aje ahamagawe na dipisi akamubwira ati genda ukemure kiriya kibazo kiri hariya noneho yahagera gitifu akamubyimbana noneho rero hahita hazamo konfuri y'abategetsi babiri umwe ari muri force undi ari muri administration kandi aba administration hari igihe iyo batazi ukuntu ibintu bimeze baba bazi ko aribo barenze yego niko bababwira ushobora gusanga muri structure ari nako bimeze amategeko na structure niko bimeze ariko reality ariko mu kuri guhari reality ntabwo ariko bimeze uzabibaze meya azabikubwira ubundi ujya kwibaza se ababivuze ntibahari umuntu witwa division command nzaramba Kayisire hano muri Nyarugenge yinjiye hari inama y'akarere arinjira yinjiye mu biro akihagera azi ko agiye kuyobora inama batoya ati imyanzuro twayifashe ati hano biragenda gutya hano bigenda gutya ati buriya ati hariya hoti ati ubwo uragenda urebe ahita afata impapuro zikubita hasi ati tubwizanye ukuri ubwo noneho nindemeye meya ninde hano ko numva imyanzuro yafashwe kare meya ninde baramubwiye bati ariko banza usobanukirwe sinzi ahaba n'uyu munsi ntabwo wibuka ari mu bantu bongeye kubona mu buyobozi no mu itangazamakuru ariko yari umunyamashuri cyane Kasime Kayisire ashobora kuba yari umwe mu bantu basomye hari igihe rero ishuri ribangamira iyubahirizwa ry'amahoro kuko yari ari kumwe na ba Nyamurinda Pascal ishuri hari igihe iyo ribaye ryinshi ribangamira imyumvire none se nuzi ko Professeur Shyaka yavuye muri RGB yagera muri Minaroke ikamunanira biranga uva yageze muri Minaroke mu gihe cya corona bakamwohereza kujya gutanga ibishyimbo abaturage bati kandi bari baduhaye n'akawunga none ko karabuze Shyaka ntabyumve ko ibyazi ni ubushakashatsi no kugira gute yego avuga ati dushingiye kuri data collection none ujyanye ahantu bari kuvuga ibintu by'ibimenyetso gusa ujyanye ahantu bari kuvuga ibishyimbo no kunyereza akawunga biranga arabati birago nzabishobora avuga ati wapi byaranze ariko komanda rero nawe urumva agomba kuba wa mugani tujye tureba ibintu tubyumvikaneho neza akenshi imikwabu ikorwa inzego z'umutekano akenshi ku murenge baba babizi kuko urumva ni komanda wa polisi ku murenge oya barakorana ariko hari igihe byanga imikoranire se yanga iterero iyo yanze ku myitwarire se ya gitifu n'ubundi gitifu ashobora kuba yari yatangiye icupa na mbere y'uko akazi karangira ariko muri weekend ntabwo bakora ashobora kuba ari inyuma yari muri weekend gusa nyine ari muri weekend ariko bariya bo bahora mu kazi ntuzi ko se buriya bagira n'amafaranga 250 bahabwa yo gukora irondo bande ba gitifu gitifu ategetswe kujya ku irondo ku buryo bumwe muri iryo joro ushobora kuba musaza ukavuga ati ndi mu kazi nyakwaha komanda ntuzi ko ukora udasohoka akavuga ati nagakoreye nuko tugakora ndi undercover gayo nguko rero hanyuma rero reka turebe kujyana makuru nanone ntabwo twakwirengagiza ko ku munsi w'ejo Perezida Paul Kagame itangazamakuru